Yes, na nyangusuza kandi nizere kumeze neza buri hose mu bice bigiye bitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Ceketu isi yakamye mugabo udakina n'abana ukina n'abanyina sura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye sebanganya inkuta na senye nanga isa na mitima kubankurikirana uramamagaye Kigali News 250 nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire 2024 turabura iminsi igera kuri 2 yonyine kugira ngo twinjire muri 2024 umwaka wa 2023 wa mbere umwaka mwiza cyane ariko nanone mu mpera z'umwaka nago byakomeje kugenda neza cyane ariko kubaho ndiho nicyo gishoro namwe nyibafite mukurikira Kigali News 25 mwakoze subscribe reka cyane na comment abantu bagera mu bihumbi 64 n'abantu 300 ndabashimiye cyane ni amakuru aba aje ansanga kuri mihanda cyangwa aba maze iminsi igiye itandukanye nkaza kuyakugezaho ariko nkubwira ko Kigali News 25 nyiriho kandi nzahoraho nkazagera ku gihe ntazaba ndiho kubera wenda impamvu zigiye zitandukanye mumeze mute abashinga nahe urwaruka abashakiranganzi mwese ndabasuhuje nizere ko mumeze neza cyane ni byinshi bigiye bitandukanye babivugira kuri no mihanda cyane ariko manze ngaruka hirya no hino kugira ngo nkusanye amakuru ajya atandukanye ngende nyacamo hirya no hino dore ko nanone mu gihugu cy'ababanyi ndetse cy'abaturanyi muri Kongo witwa Etienne Tshisekedi cyangwa Tshisekedi wavuze ko nibamugirira icyizere bakamutora azahita afata inkuru zigiye zitandukanye ubwo inkuru zigiye zitandukanye yanafata nuko kuvuga ngo yaba yamaje gufata Kigali cyangwa u Rwanda ariko nkavuga ngo nta mwana ukina n'amanuza yase niko bakunda kuvuga cyane dore ko abanyarwanda dufite umutekano ugiye ukomeye dore ko n'intore izirusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame tuzanatora tukakomeza gushimangira 2024 mu kwa karindwi tuzongera kumutora nk'umusaza wacu nk'umupapa wacu nk'umubyeyi wacu wakoze byinshi mu myaka igiye itandukanye yakoreye abanyarwanda tukaba turi muri freedom cyangwa tukaba tumeze neza cyane u Rwanda ruratera ntago ruterwa ariko siyo makuru anzanye nari maze iminsi niturije cyane nkomeza gukurikirana ibinyura ku mihanda igiye itandukanye ariko nanone narababwira reka maze nsuze abarundi mwese mumeze gute abari mu Burundi Saudi Arabia abari muri Oman abari muri Amerika hose abari muri Canada abari Central Africa abazi mwese ndabasuhuje reka nsuhuza mama bagiye batandukanye bakurikira Kigali News 25 abatuba tuvugana cyane mu gikari munankurikirana cyane kuri 0788 nomero yo kuri screen zawe kugira ngo umurikirano mpamagara bati umwaka mushya muhire ariko nanone amakuru angezaho ni inkuru nabonye y'umuvandimwe w'u Burundi nkuko nkuna abarundi witwa Double J n'uwitwa kiri kubakorewe rwose igisa nk'ibiteye isoni igisa nko kuba umuntu yasebya abanyarwanda ndetse n'abarundi cyane umugabo witwa Petero cyangwa nagara witwa Petero nzukira mwagiye musoma mu bitabo bitandukanye umuntu witwa Petero cyangwa Peter ni umunyamakuru maze imyaka igera muri 10 hafi n'itatu twahore kuri Isango Star n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye ubu ngubu bakorera kuri ikinyamakuru nashaka kwamaza kuko batanyishiye uno muvandimwe witwa Yago Furire umuzi Yago rwose afite Yago TV show yatumiye abavandimwe b'abarundi baza gukubita show muri alubumu yarimo ararocinga dore ko ni igitaramo cyageze neza cyo cyitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye Philipeta mu gihe ubita Double J yamara kubita indirimbo ye ahita ashyiramo indirimbo ya Yagwati Suwejo ni ibintu byababaje abarundi bigiye bitandukanye ariko yago tumushimire ko mu minsi mike yakoze ikiganiro agasaba imbabazi abarundi ndetse na Philipeta ari byo yatangaje ku mbuga nkoranyambaga za Twitter ariko ibi ngibi ni nko kuvuga kwa kundi kuba wagira ikintu ukora ukava nko gusasa inzobe kandi mu mutima wawe bitaba ari byiza mwihangane abarundi bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda nanone Kiriku nawe yaremara kubita indirimbo
ashiruka Philip itamushyiremo indirimbo aba aragiye akigenda, ariko witwa Kiriku ntabwo wabyihanganiye, yaravuze ati si turi abavandimwe, ati abarundi n'abanyarwanda si turi abaturanyi, ati ariko Philip ibintu wakoze ntabwo ari byiza. Ibi nibyo rero nkubwire yuko ishyari atari ishyano, ariko nanone nkagaruka kuri Yago nkavuga ati gute wenda waba waratumiye abantu, gute wenda abavandimwe baba baraje kugusapotinga ugashaka nka MC cyangwa umu DJ akaza gukora ibintu nka biriya. Ntabwo dukwiriye kubona aba DJ nka bariya rwose bakora ibintu bitari byiza, ariko hari abajya bavuga ati basanga rwose umuvandimwe rwose icyo bita ibaba yari yamuyobotse, cyangwa ugasanga rwose igikoresho cy'agasembuye nacyo cyari cyamuyobotse. Ariko ishyari ni ishyano, ariko nanone uwugira ishyari wese cyangwa ugira urwango ku mutima tumubwira ngo Imana ikomeze imurebe icyoroshye kandi ahinduke ku mutima ye. DJ Brian yagarutse mu ndirimbo rwose akubita, dore ko ni indirimbo yaruko Kimomo, ni indirimbo rwose irimo abahanzi bagiye batandukanye, ariko nanone harimo amagambo agiye atandukanye. Ariko bamwe ati ino ndirimbo Brian yarimo arihimura, ariko nanone yerekanyemo akajeste mu gihe arimo arakubita rap. Ariko n'umukobwa witwa Jackie rwose yarambe string inyuzemo indani mu kibuno kabisa, nawe arimo arashekinga. Ibintu bikomeje no gutera isoni abanyarwanda, kuvuga ngo gute umutegarugori cyangwa umukobwa mwiza w'ejo hazaza wo mu Rwanda ya muri clip ameze kuri radio, ko Jackie nanone yagaragaye mu mafoto agiye atandukanye yambaye ubusa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko nanone DJ Brian yerekana akantu, afata urutoki rwegereye rwose rwa musumba zose abashyize ku munwa, ariko niberekana yama system nk'abakobwa bakora n'iki baryama nahoze ibitsina yama sinyare yabo bagena koraho. Si ibyo ni ibyaranze uno mwaka nanone ndashimira Imana ko ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere nakoze igikwe rwose bikagenda neza, nkishimana n'inshuti, nkishimana n'abavandimwe, nshimire abanyuraga kuri Kigali News 5 basapotinze ndetse bakaza no mu gikwe cyanjye. Nshimire umukobwa witwa Smart Girl, ndetse nshimire umukobwa witwa Mariamu, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Titi ndamusuhuje cyane, muri mukuru wa Oliver rwose, bose n'abantu ba Yvette n'abandi bagiye batandukanye. Big Man ndagushimira cyane, nawe waruhabaye neza, ndetse n'ibyinshi bigiye bitandukanye ni ibyabaye muri uno mwaka, byinshi ngomba kuzashimira. Ndetse ariko kuri ino mihanda hari icyo bita abanyeshyari, hari icyo bita abagambanyi. Nyamuna uko mutakomeza kunyumva kuri Kigali News 25, suko wenda mfite ubushobozi rwose ngo nkomeze kubatamo byinshi bigiye bitandukanye, ahubwo ni za mvune z'abahanzi, ni bya bindi bakwita bavuga ngo haso, ibyo umuntu agenda yirirwamo acamo bya buri munsi. Ariko nkavuga ngo Uwiteka ni ushobora byose. Reka mbifurize umwaka mushya muhire, muzawusoze neza amahoro, kandi nize nashidikanya ko imbere ari heza. Hari byinshi byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga, hari abaneze imitego mitindi, hari abagiye rwose bashaka kungira nabi. Imana ikomeza rwose ndeba icyoroshye. Hari ababyeyi benshi na benshi nzashimira bambaye hafi muri uno mwaka urimo uragenda urangira. Ariko nanone hari icyo nakanenza, ari ukuntu abanyamakuru bo mu Rwanda bagize udutsiko ku buryo umunyamakuru ashobora kubona inkuru ahandi navuze ati Isaka manajya ngari inkuru runaka, ariko nanjye nk'umutananirwa nkaba namenye inkuru, dore ko umunyamakuru agomba kumenya inkuru za hirya no hino nyine. Ariko utwo tuzu cyangwa utwo dutsinda rwose twaguhisha amakuru bagenzi babo ntago tuba twiza, hari n'ibyinshi bigiye bitandukanye. Ariko reka nkomeze nanone shimire umwiza manajya Fatuma, ukomeje kumva hafi muri byinshi bigiye bitandukanye. Kamushimire cyane, yambaye hafi no mwaka nanone nijije imyaka igera muri 17 mbana n'umudamu. Imana ninadufasha tuzagaragara kuri kamera za Kigali News dusoza uno mwaka tubabwira byinshi na byinshi bigiye bitandukanye. Ibiganiro byo nakagaruka bizakomeza binyireho, mukomeze musharinge, mukomeze mukore subscribe, like, share ndetse na comment, mubwira mugenzi wanyu ngo Ishyaka aracyari, kandi akomeje kubifuriza umwaka mushya muhire. Nanone uno mwaka nimba hari abo witaga inshuti wabonye ko nta kintu bakumariye, wabonye ko batakoye hafi, izi ntabwo arizo nshuti dukwiye kwinjira mu mwaka wa 2024. Ugomba kugira inshuti izamenya ikibazo ufite, inshuti izagusengera buri munsi, inshuti izakwifuriza byinshi na byinshi bigiye bitandukanye. Nagira ngo magezeho amakuru agiye atandukanye, ariko nanone nenge abantu
bakomeje kuvuga byinshi ku bukwe bwa The Ben yarabakosoye wabyanga wabyemera wabipinga. Hari abagiye bavuga ngo ubwanwa bwe yari yashyizemo ngo kanta, hari abagiye bavuga byinshi bigiye bitandukanye. Indirimbo ye yari yahagaritswe ku mbuga nkoranyambaga, nayo yaragarutse yitwa ni Forever, yakoreye umukunzi we rwose Pamela. Ati iyo nkubonye nkagukubita amaso mpita ndemba bigatuma najya mu bitaro. Ni byiza rwose, congratulation kandi The Ben, uzagire urugo rwiza, uzabyare hungu na kobwa, uzakomeza wirinde abagambanyi, wirinde abakuvuga nabi. Ariko nanone uno mwaka umunyamakuru Jean Paul Nkundineza ushoreje muri gereza ya Nyarugenge. Nanone hari benshi bagiye bafungwa. Titi Brown uno mwaka yavuye muri gereza, aho yarakurikiranywe ibyaha bitandukanye, avuga ko yasambanyije umwana utarageza imyaka y'ubukure, ariko akaza gufungurwa. Nubwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwajuririye iki cyemezo, ariko ubu ngubu ari hanze ameze neza. Akomeje kubabwira ati mukomeze munsengere mumfatire iry'iburyo, reka mbashimire kandi mukomeze mugire ibihe byiza, kandi nizere ko nashidikanya tubana buri munsi. Nizere ko ariko mumeze neza, amajwi ndetse na buri kimwe cyose ugenda ukurikira ni ku bufatanye bw'umuvandimwe Fils. Mukurikire kuri Dom TV show, ukore subscribe, hanyuma tukomeze tubane neza cyane na Fils. Nkomeza kumushimira, yambaye hafi aho namwifuzaga rwose, yagendaga amfasha bigiye bitandukanye. Nizere ko kandi nawe akomeje kugubwa neza. Vuga mwese muri rusange ati happy new year, salam shalom, ciao ciao.